Mwene data nshuti y'Imana nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. Ndi Musoni Flavien. Uyu munsi turakomeje igitabo cyacu cy'Abaheburayo igice cya 7. Uyu ni umugabane wa 2 w'icyo gice. Ngira ngo niba mubyibuka ejo twarize tugeza ku murongo wa 14. Uyu munsi tugomba kwiga guturuka ku murongo wa 15 tukageza ku murongo wa 28. Reka dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira uburyo utwitaho n'uburyo dukunda. Ijambo ryawe ryaratwigishije, twaranyuzwe. Uko bukeye n'uko bwije rigenda riduhumura amaso, rigenda rifungura imitima yacu kandi rirambura ikiganza cyacu kugira ngo tubashe gushyikira icyo watugeneye. Uzamure imitekerereze yacu n'imyumvire yacu ndetse n'amagambo yacu n'ibitekerezo byacu kugira ngo tubashe gushyikira icyatumye ujya i Karuvari, kandi icyo ngicyo kibe nk'ikirungo cyinjira mu mibereho yacu ya buri munsi, kugira ngo ibyo dukora, ibyo tuvuga, ibyo dutekereza n'ibyo twigisha ntibibe ari ugutera waraza, ahubwo tube hafi yawe kugira ngo nawe ube hafi yacu kandi uhindure imitima yacu. Ijambo ryawe rero rigiye kuvugwa, Mwuka wera aduhindure kugira ngo aduhe amatwi yumve icyo Umwuka abwira itorero, kugira ngo tubashe kumva, hirya yo kumva twumvire, hirya yo kumvira tubashe gushyira mu bikorwa ibyo twumvise. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwene data, nk'uko ejo nabikubwiye, iki cyari igice cya 7 twatangiye ejo, n'ubu turagikomeje, ariko uyu munsi turi ku mugabane wacyo wa 2, aho turahera ku murongo wa 15 tugakomeza. Pawulo aracyarimo gutsindagira iby'ubuturo bwera, arimo gusobanura akamaro ka Kristo, ubutambyi bukuru bwa Kristo abutandukanya n'ubwa Melikisedeki. Nubwo twabonye ejo byinshi bisa by'ubutambyi bwa Kristo n'ubwa Melikisedeki, ariko byanga byakunda Kristo we aruta Melikisedeki, twarabibonye. Uyu munsi rero turahera ku murongo wa 15 ndetse birushaho kugaragara. Ndimo ndasoma Abaheburayo igice cya 7 umurongo wa 15. Ndetse birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uhwanye na Melikisedeki, utatoranirijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu, ahubwo wabuheshejwe n'uko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo, kuko ahamywa ngo uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke, kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Kandi ubwo bitabaye ari nta ndahiro, dore Abalewi bahawe ubutambyi ari nta ndahiro, nyamara yabuhaye uwo yararahiye imubwiye iti, Uwiteka irahiriye kandi ntazivuguruza ati, uri umutambyi iteka ryose. Nicyo cyatumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano rirusha rya rindi kuba ryiza. Kandi ba bandi babaye abatambyi ni benshi, kuko urupfu rubabuza guhoraho, naho uwo kuko ahoraho iteka ryose afite ubutambyi budakuka. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze utyo wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha, kandi washyizwe hejuru y'amajuru, utagomba iminsi yose nk'aba batambyi bakuru bandi kubanza kwitambirira ibitambo by'ibyaha by'ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambirira abandi, kuko ibyo yabikoze rimwe ngo bibe bihagije iteka ubwo yitambaga. 28. Amategeko ashyiriraho abanyantege nke kuba ari bo baba abatambyi bakuru, naho ijambo rya ya ndahiro ryaje nyuma y'amategeko rishyiraho umwana w'Imana watunganijwe rwose kugeza iteka ryose. Iki gice kirimo cyerekeza ku musozo kitwereka ibintu bidasanzwe. Kiratwereka undi mutambyi utaratoranijwe n'abantu. Uyu mutambyi ni Kristo. Ejo twarabyize neza, ubutambyi bwa Kristo ntibwaturutse kwa Aroni, ahubwo bwaturutse ku butambyi bw'uburyo bwa Melikisedeki. Bivuze ngo ni ubutambyi buje gukemura ikibazo cyari cyaravutse mu butambyi bwa Aroni. Kandi ikindi Pawulo yakomeje avuga yuko Kristo yabaye uhamywa
ku murongo wa 7 Bibiliya iravuga ngo kuko ahamywa ngo uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Guhamywa ni umurimo ukorerwa kwemeza umuntu ububasha icyo agiye gukora ko cyemewe. Murabizi mwese mu buzima busanzwe iyo ugiye kwandika igitabo cyangwa se ugiye kwaka akazi ahantu, uvuga imyirondoro cyangwa ukavuga aho wakoze cyangwa undi muntu, bakubaza byakunda umuntu uguhamya, abahamya 3 bemeza niba ubwo bushobozi ko kuba ufite. Kenshi na kenshi uko nabibonye nta muntu ujya utora umuntu woroheje, ahubwo iyo ugiye kwaka akazi gasanzwe ushaka mu bantu muziranye, ukora muri banke hejuru, ukora mu nzego za leta hejuru, ukora mu nzego z'uburezi hejuru. Kubw'ibyo rero guhamywa ni igikorwa umuntu akorerwa n'umuntu umurengeje ubushobozi kugira ngo yemererwe inshingano runaka. Kristo rero guhamywa kwe yahamijwe n'Imana Data wa twese, ya yindi yavuze muri Zaburi 110 umurongo wa 4 yuko azaba umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki, kandi iyo Mana niyo yirahiriye. Kubw'ibyo rero Paulo yakomeje yerekana yuko ubutambyi bwa Kristo budakwiye kugirwaho impaka, kuko ubuhamya nurenze abantu. Paulo yakomeje avuga iby'itegeko rya mbere ryakuweho ku murongo wa 18. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke. Iri tegeko ryakuweho ni irihe? Nshuti yanjye, iri tegeko ntabwo ari itegeko ry'Imana, ni itegeko ry'ubutambyi ryari ryarahawe bene Aroni. Muzabisoma mu gitabo cy'Abalewi. Igitabo cy'Abalewi hafi ya cyose, ndetse n'igitabo cyo kuva guturuka mu bice bya kuva igice guturuka ku gice cya 30 gukomeza, aho muzahasanga amategeko agenga aba batambyi Abalewi, amategeko agenga ibitambo, amategeko agenga iminsi mikuru y'ibitambo n'ibiki byose. Ayo mategeko rero buri tegeko ryose muri yo ryabaga rigaragaza intege nke. Mu magambo make, aya mategeko yari afite ibintu asaba bagombaga kubahiriza mu buturo bwera, ariko mu by'ukuri umutambyi mukuru Kristo niwe wazanye imbaraga ziruta abatambyi bakuru bo mu isezerano rya kera. Iki gice kiraza kutwereka intege nke z'abatambyi babayeho, ariko turaza kuza no gusoza turebye ubutambyi bwa Kristo, ubutambyi bukuru bwa Kristo bujya gutangira busimbuye ubutambyi bukuru bw'abantu. Ni ibihe bimenyetso byarangaga umutambyi mukuru wari uriho? Yego, ibi rero biratangaje. Bibiliya itubwira ngo iki? Iri tegeko bigaragara rifite intege nke. Ni itegeko rimwe mu mategeko 10? Ese ni itegeko rimwe mu mategeko 10 ryari rifite intege nkeya? Oya, ahubwo ni itegeko rimwe, ni buri tegeko ryose mu mategeko y'ubutambyi. Ntabwo ibi bigaragara mu mategeko 10 y'Imana. Reka wenda turebe, mwene data waba ufite Bibiliya yawe hafi, reba mu gitabo cy'Abaroma igice cya 7. Igice cya 7 umurongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo noneho amategeko nayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Ntago rero izi ntege nkeya barimo kurega itegeko ntabwo ari itegeko ry'Imana mu mategeko 10, ahubwo ni itegeko ryagengaga ibigendanye n'ubutambyi. Niyo mpamvu kubera ko ubutambyi bwagendaga bugira intege nkeya, buri tegeko ry'ubutambyi ryagaragazaga intege nke. Hari hakenewe rero ubutambyi bwa Kristo buza gusohoza no kunononsora iby'ubutambyi bwa mbere bwari bwagize gute, butari bwabashije kugeraho. Umurongo wa 19 Paulo yareruye aravuga ngo kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose. Nibyo koko, nta gihe na kimwe amategeko azatunganya abantu ngo bahinduke abantu b'Imana, ariko Paulo yagaragaje akamaro k'amategeko hano. Ntiyaravuze yuko amategeko avuyeho, oya, yagaragaje yuko nta muntu ushobora gukizwa n'amategeko, ngo amategeko yonyine yagaragazaga ko amategeko yonyine nta kintu yari gukora iyo Kristo ataza. Yagombaga guhora atunga abantu urutoki akabereka ububi bwabo, ariko ntiyagombaga kubatunganya. Ku murongo wa 19 Paulo yaravuze ngo kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Mu magambo make, Paulo yavuze ko amategeko yari ibanze ry'ibyiringiro ku bantu bashaka kwegera Imana. Ibanze ry'ibyiringiro, mu magambo make, ibanze riramutse ribaye ribi n'ibyiringiro byaba bibi. Abantu b'uyu munsi wa none
barashaka kugira ibyiringiro batabanje kugira ibanze ry'ibyiringiro ari ryo mategeko y'Imana. Mu magambo make, ibi nibyo Paulo yasobanura avuga ngo amategeko yabaye umushorere utugeza kuri Kristo. Mu magambo make, utagize amahirwe ngo ahinguke kuri ya mategeko amushorere amuzana kuri Kristo, ese azamuhingukaho? Iki ni ikibazo mu buzima bwanjye niyibaza. Amategeko yari ibanze rero ry'ibyiringiro byo kwegera Imana. Abalewi bahabwaga ubutambyi nta ndahiro y'Imana, kuko bakomotse mu muryango wahawe iryo sezerano bagatorwa gusa. Ariko najya mbabwire ngo Kristo we yabuhawe n'Imana. Imana tubyibukiranye neza mu Baheburayo igice cya 5, cya 6 n'icya 7 hagaragaza yuko Imana yagiye yirahirira. Yesu rero yiswe umwishingizi w'isezerano ku murongo wa 22. Nicyo cyatumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano rirusha ryarindi kuba ryiza. Najya nkubwire ngo isezerano ry'ubutambyi bwa kabiri bwa Kristo, isezerano rya Kristo ry'ubutambyi bwa Kristo ryari ryiza cyane kandi rirusha rya sezerano rya bene Aroni gukomera. Ubutambyi bwa bene Aroni bwari bufite imbogamizi bwari bufite yari iyihe? Icyambere, urupfu rwatumaga bapfa. Iyo bapfaga akazi kabo kabaga karangiye, batoraga undi gutyo. Kubw'ibyo ntibahoragaho. Ariko biratangaje uburyo urupfu rwa Kristo rwatumye ubutambyi bwa Kristo bugira imbaraga, kandi kuzuka kwe bituma ubutambyi bwe bunyuranya n'ubw'abandi. Aragenda ajya mu ijuru iruhande rw'Imana iburyo bwayo, aho akaba ariho arimo gukorera ubutambyi bwe bukuru. Kubw'ibyo rero umutambyi mukuru we yajyaga aza mu cyumba cy'ahera cyane rimwe mu mwaka, aje ku munsi w'impongano. Kristo ntabwo abonana n'Imana rimwe mu mwaka, ahubwo ahora iruhande rwa Se. Kubw'ibyo rero birumvikana ko ubutambyi bwa Kristo bufite imbaraga. Ubutambyi bwa bene Aroni ntago bahoragaho, urupfu rwarabicaga, yari imbogamizi ya mbere. Imbogamizi ya kabiri, nabo bari abariganya, nabo bari banduye, bari abanyantege nkeya nk'uko twese tumeze. Gusa icyo batandukaniragaho ni uko umutambyi mukuru Imana yamutoraga ikamuha ibyangombwa n'ibimenyetso n'iki, ikamusaba kuzaza yitambira ibye byaha agatambira n'iby'abandi. Ayo niyo mahirwe yarushaga abandi, ariko nawe yaragoswe n'intege nkeya. Yesu rero ntiyari akwiye kwitambira ibyaha bye nk'aba bandi batambyi bandi, oya. Niyo mpamvu mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 15 Bibiliya ivuga ngo yageragejwe nkatwe keretse ko atigeze akora icyaha. Kuko ibyo rero ubutambyi bwa Kristo bunyuranye n'ubw'abandi. Mbere yuko baza ku munsi w'impongano, bitambiraga ibyaha byabo, bakabona no gutambira iby'ishyanga ryose. None Kristo we agomba gutambira abantu gusa, kuko nta cyaha yigeze akora. Uyu munsi wa none nagira ngo mbabwire ngiki cyo Kristo arusha abandi bantu bose babayeho: nta cyaha yigeze akora. Kubw'ibyo rero ubutambyi bwe ni nta makemwa, ni ubutambyi bwo mu rwego rwo hejuru. Ibyo yakoze kandi yabikoze rimwe gusa ngo bibe bihagije. Abatambyi buri mwaka rimwe mu mwaka bajyaga ahera cyane, kandi buri munsi bahoraga batamba ibitambo buri munsi. Yewe nta n'uwarambirwaga kujya ku buturo bwera, kuko iyo wavaga ku buturo bwera ukagira icyaha ukorera mu nzira, byanga byakundwa mu gitondo waragarukaga ugatamba igitambo, kuko nta cyaha na kimwe gitoya cyangwa cyitwa kinini mu maso y'abantu, kuko mu maso y'Imana icyaha icyo ari cyo cyose gifite ububasha bwo kurimbuza umuntu. Kubw'ibyo rero ntago umuntu yagombaga kurambirwa gusaba Imana imbabazi no gutamba ibitambo, kuko agakiza ke niho kari. Nkuko natwe tutagira intege nke zo kurambirwa gusenga ngo ejo nasabye Imana imbabazi z'icyaha runaka, none nongeye ndagikoze, none ubwo ngubwo sinzayisubira mu maso. Oya, ntidukwiye kurambirwa. Ariko Bibiliya yagaragaje yuko icyo Kristo yakoze yagikoze rimwe. Ni nayo mpamvu Yesu ntiyari akwiye guhora apfa. Oya, yapfuye rimwe ngo bibe bihagije. Ari nayo mpamvu uyu munsi wa none dukangurirwa kwirinda kubambisha Yesu ubwa kabiri. Ngira ngo ibyo twarabyize neza, murabyibuka. Ntidukwiye kongera kwibambira umwana w'Imana. Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 6 hatubuza kuba twakongera kubamba umwana w'Imana. Kubw'ibyo rero yakoze ibi rimwe gusa ngo bibe bihagije. Nababwiye ikibazo mfite uyu munsi wa none cy'uko misa bisobanura igitambo gitagatifu. Icyo gitambo buri cyumweru batamba igitambo, kandi buri cyumweru hari umuntu uba wambaye imyenda ijya gusa n'iy'abatambyi ba kera bambaraga, yarangiza akitwaza umwotsi, akikorera ibimenyetso n'ibindi bigaragaza yuko
barimo gutamba. Ariko nagira ngo mbabaze, buri munsi Yesu aramutse atambwa mu misa cyaba ari ikibazo, kuko yatambwe rimwe ngo bibe bihagije. Uyu munsi dukangurirwa guterana kwera uko urya munsi urushaho kutwegera. Ariko iyo bavuze ikintu cyitwa misa, misa n'amateraniro biratandukanye. Rero igitambo cya Kristo cyari kihagije ku buryo kitari gikeneye ibindi bitambo bizagikurikira nyuma. Ikindi nagira ngo mbabwire ni kimwe, ni uko hari umurongo udasanzwe aho Pawulo yavuze ngo nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Kwegerezwa Imana mu magambo make, Kristo niwe wenyine ufite ububasha bwo kwegereza abantu Imana. Murebe muri Bibiliya zanyu muri Yeremiya 30. Yeremiya igice cya 30, Bibiliya iratangaje. 30, Yeremiya igice cya 30, umurongo wa 21. Kandi umwami wabo azakomoka muri bo. Amen. Muraza kumbwira icyo uyu ashushanya. Umwami wabo azakomoka muri bo, n'umutegetsi wabo azava muri bo. Nzamwiyegereza, nawe nzatuma anyegera anshyikire. Ninde watinyuka kunyegera? Ni ku Uwiteka abaza. Nuko muzaba ubwoko bwanjye, kandi nanjye nzaba Imana yanyu. Imana ubwayo yivugiye yuko nta muntu ubasha kuyegera. Kuko ibyo rero iri somo riratwereka yuko umwami wagombaga kuboneka, uwagombaga gucungura abantu, wagombaga kwegera Imana bigakunda, akagira n'amahirwe yo guhamagara abandi bantu akabegereza Imana, nta wundi ni Kristo. Uyu munsi rero mfite ikibazo, usanga abantu bafite inzira bagennye zo kugira ngo bagere ku Mana baciye mu misengero itandukanye no mu nyigisho zitandukanye zirwanya igitambo cya Kristo cy'i Karuvari. Ndetse hari inyigisho nyinshi uyu munsi wa none utabara zirwanya igitambo cya Kristo, zikarwanya n'ubuturo bwera, ariko by'umwihariko zikarwanya n'icyo Kristo arimo gukora mu buturo bwera bwo mu ijuru, aho ari umutambyi mukuru wacu. Aha rero nagira ngo mbabwire yuko turi bwifashishe ibihamya bitandukanye kugira ngo twinjire muri iki kintu. Abaroma 8:3, Pawulo yanditse ngo iki? Yasobanuye amategeko y'Imana yuko atigeze agira intege nke. Kuri rya jambo twaje kureba aho Pawulo yanditse hano mu Baheburayo, aravuga ngo nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke. Nagira ngo mbabwire ngo n'amategeko 10 y'Imana ntiyigeze agira intege nke. Reka mbibasomere. Abaroma 8:3, kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha. Icira ibyaha bya kamere w'iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Mu magambo make, uyu murongo wa 3 urerekana yuko amategeko yananiwe kugira icyo akora, atari uko ari amanyantege nkeya, ahubwo ari uko kamere zacu ari inyantege nkeya. Ni nayo mpamvu umurongo wa 4 Bibiliya igaragaza yuko byabereye kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe. Kugomba gusohozwa. Kuzasohozwa nande rero? Ni Kristo. Abaheburayo igice cya 7 umurongo wa 19 nibyo nari ndimo kubabwira yuko Bibiliya igaragaza ko Kristo yabaye igisubizo cyacu. Kristo yabaye igisubizo cyacu. Icyo nashaka kubabwira twihuta, mu gitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose paje 478, paje 478, igitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, banditse amagambo akomeye yerekana uburyo umurimo w'abatambyi bari bariho ku isi. Buriya nagira ngo mbabwire ngo ubutambyi bwarangiranye neza n'urupfu rwa Kristo. Umutambyi wari uriho rero, Bibiliya itubwira ko hariho Kayafa, ariko Bibiliya ikatubwira yuko Ana yari umutambyi wari uri muri pansiyo, ariko wafatanyaga na Kayafa mu buryo bw'amahugu n'ibindi bintu. Ikindi kintu kidasanzwe hano, Ellen White yagaragaje ibyabaye. Nagira ngo mbabwire ngo ubutambyi ntago bwapfaga kuva ku muntu gutya, ariko hari igikorwa cyabaye mu rupfu rwa Yesu cyagaragaje yuko Yesu ubutambyi bukuru buvuye ku bantu bwimukiye kuri Kristo. Nicyo tugiye kwinjiramo cyane. Uburakari buvanze no kumva yemejwe n'amagambo ya Yesu byateye Kayafa gukora ibyo yakoze. Yarirakariye
kuko yumvaga yemeye amagambo ya Kristo, maze aho kugira ngo yiyegurire ukuri maze yemere ko Kristo ari Mesiya, ahubwo yashishimuye imyambaro ye y'ubutambyi, agaragaza ubuhakanyi bwe bukomeye. Iki gikorwa cye cyari gifite ubusobanuro bukomeye, nyamara Kayafa ntiyasobanukiwe n'ubwo busobanuro. Iki gikorwa cyakozwe kugira ngo yigarurire imitima y'abacamanza maze bacire Kristo urwo gupfa, nyamara Kayafa nawe yari yiciriyeho urwo gupfa. Hakurikijwe amategeko y'Imana, yari yivanye ku murimo y'ubutambyi, yari yikatiye urubanza rwo gupfa. Turakomeza muri icyo gitabo cy'ibivuzwe byose, paje 479. Umutambyi mukuru ntiyari yemerewe gushishimura imyambaro ye. Niyo mpamvu umwambaro wa Kristo bawugezeho bashatse kuwuca, babura uruteranyirizo, barangije bakora ubufindo, umwe arawutwara. Bivuze ngo umwenda wa Kristo washushanyaga umwenda w'umutambyi. Ntabwo rero bari kuwufata ngo bawucemo ibice bawugabane, ahubwo bakinnye urusimbi bawuha umwe arawutwara. Mbega umwenda udasanzwe! Ariko Kayafa we ntabwo yabitekereje ibyo. Umutambyi mukuru ntiyari yemerewe gushishimura imyambaro ye. Hakurikijwe amategeko y'Abalewi, byari bibujijwe kandi byahanishwaga igihano cy'urupfu. Nta na rimwe umutambyi mukuru yari yemerewe gushishimura imyambaro ye. Mu bisanzwe wari umuhango w'Abayuda gushishimura imyambaro yabo iyo bapfushaga inshuti magara, ariko abatambyi bakuru ntibari bemerewe gukurikiza uwo muhango. Itegeko rihamye ryari ryaratanzwe na Kristo, ariho Mose ku byerekeranye n'uwo muhango. Abalewi igice cya 10:6 uze kuhasoma. Ibyo abatambyi bambaraga byagombaga kuba byuzuye kandi nta nenge bifite. Iyo myambaro myiza y'abatambyi yashushanyaga imico ya Yesu Kristo. Imana rero yategekaga ko imyambaro hamwe n'imyitwarire ndetse n'amagambo byabo biba bitunganye rwose. Imana irera kandi icyubahiro cyayo no gutungana kwayo bikwiriye kugaragazwa mu mirimo dukorera Imana hano ku isi. Ubwo rero niyo mpamvu nahoze mbabwira yuko abatambyi bari bariho mu gihe cy'urupfu rwa Yesu bari abesikoro, bari abatambyi b'abanyabyaha b'abagome, bari abatambyi b'abanyantege nkeya bifatanyaga n'abicanyi. Ariko nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo byari bikwiriye ko twebwe tugira umutambyi mukuru umeze utyo, wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha kandi washyizwe hejuru y'amajuru. Aya magambo nkusomeye ndimo gusobanura yanditse ku murongo wa 26 w'igice cya 7 cy'Abaheburayo. Kubw'ibyo rero umurimo wera ukorerwa mu ijuru wagombaga gushushanywa n'ibikorwa bitunganye hano ku isi. Umuntu ashobora gushishimura umutima we agaragaza kumvira no kwicisha bugufi, ibyo Imana irabyemera. Ariko gushishimura imyambaro y'ubutambyi ntibyemewe kuko bishushanya mu buryo bugoretse ibikorerwa mu ijuru. Umutambyi mukuru wahangaraga kujya mu murimo w'ubutambyi ndetse akajya mu buturo bwera afite umwambaro ushishimuye, yafatwaga nk'uwamaze kwitandukanya n'Imana. Mu gushishimura imyambaro ye yabaga yivanye ku murimo wo guhagararira Imana. Imana ntiyabaga ikimwemera nk'umutambyi uyihagarariye. Iki gikorwa nk'uko cyagaragajwe na Kayafa cyerekana neza uburakari no kudatungana bya muntu. Ubwo Kristo yatakiraga ku musaraba ati birarangiye, ni kuri paje 479. Ubwo Kristo yatakiraga ku musaraba ati birarangiye, muri Yohana 19:30. Igihe umwenda ukingirije ahera mu rusengero watabukagamo kabiri, Imana iri ahirengeye yagaragaje ko Abayuda bimuye uwo imihango yose yashushanyaga. Isiraheli yari yitandukanyije n'Imana. Birumvikana ko Kayafa yagombaga gushishimura imyenda ye y'ubutambyi, imyenda yagaragazaga ko ahagarariye umutambyi mukuru w'ijuru, kuko n'ubundi kuba umutambyi kuri we cyangwa ku bantu be nta gaciro byari bigifite. Birumvikana ko umutambyi mukuru yagombaga gushishimura imyambaro ye kubera ubwoba bwinshi yari afite kuri we no ku ishyanga rye. Nshuti yanjye, uzakurikirana usange mu gitabo cy'ibivuzwe byose batubwira ko impamvu Kristo yirinze kuvuma abantu ari ku musaraba cyangwa kwirinda kugira ijambo ribi avuga ku musaraba, ni uko ari ku musaraba yari yamaze kuba umutambyi, kandi ntabwo byari byemeye yuko umutambyi mukuru avuma ubwoko. Umutambyi mukuru yari abereyeho guhesha umugisha ubwoko. Iyo rero yabuvumaga bwabaga buvumitse burundu. Reka nshimire Imana cyane ko Kristo atigeze agira itegeko na rimwe ry'ubutambyi
bw'ubutambyi bukuru abusanya naryo, bikaba bitumye uyu munsi wa none tumwemera nk'umutambyi mukuru utagira inenge. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ikintu kidasanzwe. Uyu munsi wa none umurimo w'ubuhuza wa Kristo uri mu kaga. Ndagira ngo nkubwire ngo kwegereza abantu Imana ni Kristo wenyine wari ubishinzwe, nk'uko iki gitabo cy'Abaheburayo kitubwira. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo igihe cyarageze, inyigisho z'ibinyoma ziraza. Uyu munsi abantu bafite abahuza banyuranye n'icyo Kristo yari yashyiriweho, barwanya umurimo w'Imana batabizi. Intambara ikomeye, paje 53. Intambara ikomeye, paje 53. Inyigisho z'abapapa n'abapadiri zari zaratumye abantu biyumvisha ko imico y'Imana ndetse n'iya Kristo ari iy'umwaga, umwijima n'iterabwoba. Umukiza yatekerezwaga nk'utagira impuhwe, umuntu mu bunyacyaha bwe, ku buryo hagombaga kwitabazwa ubuhuza bukozwe n'abapadiri n'abatagatifu. Abari bafite ibitekerezo byari byaramurikiwe n'ijambo ry'Imana bifuzaga kwerekeza abantu kuri Yesu nk'umukiza wabo w'umunyampuhwe wuje urukundo kandi uramburiye amaboko, ararika bose kumusanga, bamuzaniye imitwaro yabo y'ibyaha, ibibarushya n'ibibaremereye. Bifuzaga gukura mu nzira inzitizi zose Satani yari yarashyizemo kugira ngo abantu batabona amasezerano y'Imana kandi badahita bayisanga, bakatura ibyaha byabo ngo bahabwe imbabazi n'amahoro. Mu magambo make, inyigisho z'ubupapa zafunze inzira, zituma abantu batagenda ngo babone Kristo nk'umutambyi mukuru, ngo babone Kristo nk'umuhuza. Byatumye rero bashyiraho abapadiri n'abatagatifu, bashyiraho intebe ya penetensiya, yewe bageraho bashyiramo Mariya, bashyiramo, ubu muri no minsi mu baprotestani naho hamaze kwinjiramo ba bishop n'abandi. Ubu hari ikintu gihimbabaza cyane, ujya kumva umuntu abwiye undi ngo ukire mu ngobyi y'amasengesho. Iki ntabwo ari byo. Buri muntu wese ahamagarirwa kwegera Kristo nk'umutambyi we mukuru ufite ububasha bwo kumubabarira. Kubw'ibyo rero nta muntu wegereza undi Imana, ahubwo abantu begerezwa Imana na Kristo. Nicyo umurongo wa 25 w'Abaheburayo utubwira. Mu ntambara ikomeye, paje 300, baranditse ngo Kristo azicara ku ntebe ye y'ubwami aganze, kandi azaba umutambyi ku ngoma ye. Ntabwo ubu yicaye ku ntebe ye y'ubwiza, ingoma y'ubwiza ariyo ngoma y'ikuzo ntiyari yima. Ubwo umurimo we w'ubuhuza uzaba urangiye, niho umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, kandi nibwo ubwami butazashira nk'umutambyi. Ubu Kristo yicaranye na Data wa twese ku ntebe ye y'ubwami, uri ku ntebe y'ubwami bw'iteka ryose. Uwibeshejeho niwe wishyizeho intimba zacu, akikorera imibabaro yacu. Niwe wageragejwe mu buryo bwose nkatwe, keretse ko atigeze akora icyaha, kandi kugira ngo abashe gutabara abageragezwa. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, niwe Yesu Kristo ukiranuka. Utuvuganira ni nyiri umubiri washenjaguwe, ugacumitwa, kandi waranzwe n'imibereho izira ikizinga, nyiri ibiganza byatewemo imisumari, urubavu rwatewemo icumu n'ibirenge byatobowe. Niwe usabira umuntu wacumuye. Uwo gucungurwa kwe kwabonetse hatanzwe ikiguzi kitagerwa nka kiriya. Amen. Umuntu rero ufite ububasha bwo kudusabira akaduhuza n'Imana. Ibimenyetso bimuranga biri muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, paje 300 maze gusoma. Nta wundi muntu agakiza gakwiriye kubonerwamo. Hari amagambo adasanzwe akomeye cyane nagira ngo mbasomere mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe. Daniyeli n'ibyahishuwe, ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, igitabo cy'itorero cya Uriah Smith, paje 131. Baranditse ngo igihe cyose ihema rya mbere ryari rikiriho, kandi isezerano rya mbere rikaba ryari rifite imbaraga, umurimo w'isezerano rirushijeho iryo kuba ryiza nta wari uhari, ntabwo wakorwaga. Ariko igihe Kristo yazaga, umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, igihe ihema rya mbere ryari rirangije umurimo waryo, kandi isezerano rya mbere rikaba rirekeye aho gukora, icyo gihe nibwo Kristo yazamuwe akicara ku ntebe ya cyami y'ubutware bukomeye bwo mu ijuru, nk'umukozi wo mu buturo bw'ukuri, yinjijwe ahera n'amaraso ye bwite. Ni ukuvuga
kwinjira mu buturo bwo mu ijuru. Amen. Amaraso ye bwite yatanze Karuvari niyo yatumye yinjira ahera. Reka nshuti yanjye nkubwire yuko iki cyigisho ni icyigisho gikomeye. Ntago hakagombye kuba hari undi muntu wadutwara ibitekerezo, ntihakagombye kuba hari undi muntu wadutwara umwanya, ntihakagombye kuba ahandi hantu ducisha amasengesho, ntitwakagombye kuba tugisaba abantu ngo badushyire mu ngobyi z'amasengesho, kuko Kristo arahari. Nta muntu n'umwe ushobora kwegera Imana, nta n'uzayegera, nta n'uzayigeraho adaciye kuri Kristo. Reka nongere nkubwire ngo mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, volume ya 7, paje 931, banditse amagambo akomeye. Baravuga ngo Kristo aritegereza. Aho ngaho ari mu buturo bwera, ari ku ntebe iruhande rwa se, iburyo bwa se, afite ubushobozi noneho bwo kwitegereza akareba ibibera mu isi. Aritegereza, azi neza imitwaro y'abana be, azi amakuba barimo, ndetse azi n'ibibarushya cyane. Yewe akanwa ke kerekeza kubasabira. Abo ngabo asabira ni nabo yerekezaho ubuhuza bwe. Ubuhuza bwa Kristo butsindagira cyane kandi bushingiye cyane ku mibabaro no kugusaba kw'imitima y'abana b'abantu. Kandi kubw'ibyo nk'uko yabigize mu gihe cya Petero. Ikindi barakomeza muri iki gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya bakatubwira ngo byanga byakunda ari hafi y'abana be bageragezwa kugira ngo abigishe, ari hafi y'abana be bageragezwa kugira ngo abigishe kandi abamenere amabanga n'uburyo Satani arimo kubagerageza. Kubw'ibyo hano baranditse ngo arimo agenda asobanura buri mpinduka yose Satani azanye. Ni ukuvuga ngo buri mpinduka yose Satani azanye ngo acumuze abana b'Imana, Kristo mu buturo bwera bwo mu ijuru asobanurira abo bana b'Imana imitego ya Satani uko yahindutse, kandi yarangiza akabambika imbaraga akanabasabira. Byanga byakunda, hano Ellen White yasoje iki gitabo cyitwa Leta, inyandiko cyanditswe mu cya 906. Ayo magambo n'ubundi ari muri kiriya gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Yasoje arimo kuvuga ngo Kristo niwe urimo kuyobora ibintu byose biba. Mu magambo make, Kristo mu buturo bwera bwo mu ijuru nk'umutambyi mukuru niwe urimo kugenzura ibigendanye n'umutima w'umuntu, ibigendanye no kubabarirwa, ibigendanye no gusaba imbabazi, ibigendanye n'ibihe. Kristo niwe uzi aho ibintu byerekera. Kubw'ibyo rero reka tumwemere yuko afite ububasha. Nshuti yanjye, iki gice cya 7 cy'Abaheburayo kirasoza kitwereka yuko Kristo afite noneho ububasha. Umutambyi mukuru wa kera, wowe wakoraga urugendo ukaza kumushaka, warangiza ukaza uje gushaka ubuturo bwera. Ariko nagira ngo ubwire ikintu kidasanzwe uyu munsi wa none, kuko Kristo azi ko turi abanyantege nke, aradufata akatwongera imbaraga zo gushaka Imana. Yarangiza kandi niwe uduha kuryoherwa n'iby'umwuka, niwe uduha kwiringira yuko imbabazi z'Imana ziriho. Yarangiza akatuzana akatwegereza Imana. Amen. Kuko Yesu yaravuze ngo Data arabakunda nk'uko nanjye mbakunda. Kubw'ibyo rero dukwiye nanone kwirinda inyigisho yumvikanisha yuko Yesu ari we ukunda ikiremwa muntu cyane kuruta uko Data wa twese akunda ikiremwa muntu. Oya, ahubwo Yesu yarabyivugiye ngo Data arabakunda nk'uko nanjye mbakunda, ariko Data niwe wabanje kubakunda. Amen. Kubw'ibyo rero reka twegerezwe intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe mu izina rya Yesu. Amen. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'urukundo rwawe, tunejejwe n'uburyo wadukurikiranye, tunejejwe n'uko umurimo wawe uruta uw'abatambyi bari bariho mu gihe cy'urupfu rwawe, kandi tunejejwe yuko uri umutambyi mukuru ufite umwenda udateranyije. Kubw'ibyo rero gukiranuka kwawe ntago kwapfundikanyijwe mu bintu bitandukanye, ahubwo gukiranuka kwawe kurafatanye. Natwe watwambitse ikanzu yera, turi abami n'abatambyi kubw'umusaraba wawe. Ariko nanone kuba abami ntabwo igihe cyabyo kiragera, kuko turacyagoswe n'intege nkeya. Ariko watwambitse ikanzu yawe yera nk'uko abatambyi wabiyagenje, utubwira yuko turi abami n'abatambyi. Ndakwinginze cyane kugira ngo turinde kwanduza imyambaro y'ubutambyi watwambitse, kandi uturinde kuyishwanyuza, kuko icyaha icyo ari cyo cyose kitwizingiraho kibasha kuyica. Ahubwo duhe guturiza muri wowe kugira ngo duhindure abami n'abatambyi, utwandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Abana bawe nta kindi, nta handi hantu twizeye
gukirira. Nta handi hantu duhanze amaso, nta wundi muhuza undi dufite, ni wowe duhanze amaso. Uduhe kugira ngo icyizere cyacu cyose kibe muri wowe gusa, ntikiboneke ahandi. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.